tugize umugisha kuri Christ the King TV wo kubana n'umusaza muzi mukunda Pastori Ezra Mpyisi. Tugize umunezero ukomeye kuba atwemereye kugira ngo aganirize abanyarwanda, aganirize itorero muri rusange, abari hirya ndetse na kure, buri muntu wese ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turanezerewe cyane kuba tugize amahirwe yo kuba tubonye Pastor Ezra Mpyisi kuri Christ the King TV. Nagira ngo rero dutangire ikiganiro n'isengesho, dusengere hanyuma dukomeze ikiganiro. Twiragize Imana witobore muri iki cyiciro tugize cyo kuvugira Imana. Haleluya. Nyagasani gihanga cyahanze byose, turagushima yuko ibyo nabyo tubizi tutiremye, dufite umuremyi waturemye kandi ari mu dukomoka Adamu, amurema ku ishusho ye. Haleluya. Amuhumekiramo ububasha bune bumutandukanya n'ibindi biremo, ububasha bwo kumenya, ububasha bwo gutekereza, ububasha bwo guhitamo, kandi akabikora mu mudendezo utavogera. Haleluya. Ubundi umudendezo kurekura no kuwutanga ni ikiruhije ku muntu, ariko Imana itanga umudendezo nakwishyira akizana. None Nyagasani tugiye kuganira ibyerekeye ijambo ryawe, ntabwo twabona uko turitandukanya n'imibereho y'isi kuko tukirimo. Utuyobore Nyagasani, ngo ibyo tuvuga bibe byegereza abantu Imana. Haleluya. Kandi bibamenyesha isinzi y'icyaha. Haleluya. Turagushimye kubitwemereye mu izina rya Yesu. Amen. Ya turanezerewe nkuko nari mbabwiye, turi kumwe na Pastori umusaza mukunda muri benshi. Nagira ngo utangire wibwira abakurikiranye kuri Christ the King TV. Nzi nk'umuravumba benshi baranze. Nitwa Ezra Mpyisi. Iryo zina Mpyisi data yari inyusa afite impamvu kandi ikomeye. Icyo gituma ndikunda, abandi rero batarambona bagira ngo ndi Mpyisi koko, ariko si ndiyo. N'abana banjye bakunda kubyitwa. Nkaba narakuriye mu idini y'Abadiventisti umunsi wa karindwi, bigeze igihe mba pastor, mba mu murimo, njya mu mahanga mvugira Imana, kugeza ubwo naje gutaha nk'uko n'abandi batashye. N'ubu naruhutse, ariko ubu usanga nkora cyane kuruta uko nakoraga nkiri mu murimo mpembwa. Ubu ndakorera Imana kuko uwahawe iyi nshingano y'ubupasitori agomba kuvugira Imana kugeza igihe aviriye mu mwuka rwose. None rero Rwema na bagenzi be basanze ngo tuganire ijambo ry'Imana, mudutega amatwi, ikitabasobanukira muzajya mubaza, mubaze Rwema azajya basubiza nk'uko nanjye ngiye kumusubiza ibibazo yambaza ibyo ari byo byose. Sinzi byose ariko nzi byinshi. Amina. Imana ibafashe. Turi kumwe n'undi mujene tubona imbere kuri kamera, wawe kwibwira abakurikiranye kuri Christ the King TV. Nitwa Pastor Janvier, ndi kumwe namwe kuri The Christ TV. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha. Rero abatubona kuri Christ the King TV bashobora kwibaza bati se byagenze gute abapastori basuye umuzehe Pastor Ezra Mpyisi. Tumaze iminsi n'umusaza dukunda, ndetse ku giti cyanjye ku ruhande rwanjye n'inshuti yanjye n'umusaza nkunda, njya ngerigize nkaza nkamuganiriza, nkamugisha inama, akangira inama. Tumufata nk'abakristo cyane, tumufata nka spiritual father w'itorero w'abakristo kuko tumubonamo ibintu byinshi. Ni nka bibliothèque kuko afite ibintu byinshi, afite ubunararibonye,
niyo mpamvu tuba twamusanze ngo atuganirize. By'umwihariko rero tumuzanye kuri social media kugira ngo aganirize abakunzi ba Christ the King TV. Muzehe Ezra Mpyisi, twagusuye kugira ngo nibura hari amatsiko menshi abantu baba bafite hirya no hino, abakunzi bawe, kuko ufite abakunzi benshi ari mu bakuze ari mu rubyiruko. Twagusuye kugira ngo rero tubashe kukubaza, kandi nzi ko Imana yaguhaye impano y'ubwenge kugira ngo ugire icyo uganiriza abadukurikiye n'abaduteze amatwi. Hari ikibazo cya mbere nabaza kukubaza, ese cyane nk'umukozi w'Imana, itorero ry'Imana muri iyi minsi murabona rihagaze rite? Rihagaze nk'uko Yesu yabivuze, kandi yari abizi, uko amenya ibyashize akamenya n'ibizaba. Ati ntabwo nzagaruka kureka Imana kutabanje kubaho. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ko kureka Imana bizagwira, ukareba ugasanga abantu hafi ya bose bataye Imana. Ntibahita ngo byerure ngo bigaragare ngo bavuge ngo ntaye Imana, bakomeza kwiyita abana b'Imana ariko bakita icyo batari cyo. Ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe biruhije bigatuma benshi bakana Imana. Urugero ubu twatewe n'iki cyorezo cya corona. Corona ntabwo abantu bazi corona icyo ari cyo. Bibiliya yarayivuze mu Byahishuwe 13-16 hari ibyago birindwi by'imperuka. Ibyago birindwi. Mwarimu abona icyago gifata isi yose. Mwigeze kumva ko hari ubwo isi yose za kiliziya, insengero byafunzwe, kandi leta ivuze iti bifungwe? Nari nzi yuko abayobozi b'amatorero yose bigaragambya bararumira, kandi biba mu isi yose. Abagiye mbere, abakijya mbere, abariyo gihera, abari inyuma, abagize amajyambere. Corona itangirira mu Bachina. Ubu amoko abiri ahanganye, ni Abachina, Abarusi bavuyemo, ni Abachina n'Abamerika. Umuchina ntawe utambona, nibo batwubakira imihanda, nibo batwubakira amazu mu isi yose, kandi bahakana Imana ariko bakaduhaka. Itangirira iwabo kugira ngo yerekane yuko ubuhanga bw'isi ni bure. Abahanga b'isi bagikora ubushakashatsi bo muri China bababure. Ibihangange irakomeza izanga papa uvugwa mu Byahishuwe. Nawe yarabyiyemereye ubwe iwabo w'amashengesho. Uvuga ko ari mu mwanya wa Kristo mu isi, Kristo mu ijuru, papa mu isi, iwe irahajagajaga yahindutse. Wa wundi wavugaga ko ari utuvuganira n'Imana bagezaho guhamba bibashobera, bakarunda intumbi mu modoka bagashukururwa Burundi bakagenda bakaruhama. Naho twebwe turakoresha isanduku iguze ibihumbi. Ubu rero yerekanye ko abanyamadini bakwiriye kwibaza, niba mukuru w'amadini umuntu kujya muri Amerika avuye muri Afurika, twabibonaga yuko agiye mu ijuru. Agiye mu ijuru atomboye,
umwana wanjye yagiye Amerika, data yagiye Amerika, iwabo w'abanyabwenge, iwabo w'ubufaranga, iwabo w'ibihangange, umugaragu umumereka yiyumvamo yuko ari we aguhatse kandi ataguhatse. Nabanye nabo ndabazi, ishema ramuhondagura none bashorewe. Ubwo babikoze batyo ku giti cyumye kibisi, icyumye bizagenda. Koroni ni akanyafu k'Imana. Umuntu yarampannye ati ntukavuge ko ari akanyafu k'Imana abantu bakwica. Akanyafu abantu bashize nawe ukabona akanyafu k'Imana. Yesu se ubwo yari ari muri iyi si bigeze bamukomera mu mashyi, kugeza ubwo bavuga ngo arayoborwa n'abadayimoni nibo bamuvugisha, kuko ntiyahuzaga nabo. Igihe ugihuza n'ab'isi mvugo uri uw'isi, ntabwo uri uwa Yesu. Imana yaravuze, iravuga, ikoresha abantu, ikoresha ibitabo, ikoresha ikoranabuhanga. Iti bana banjye mwaretse icyaha, tubihindura iby'abasazi. Wabona rero bisaziyemo ko nshaje nkora ibibi, Imana kandi mucokoze, Imana hari icyo itwara umuntu. Mukuri Imana ntacyo itwara umuntu, bitubaho n'ingaruka z'ibyo twakoze. Hari ijambo nkunda gukoresha ubu ngubu, kera na n'ubu biracyariho. Iyo umwana yiyandarikaga, ari umukobwa ari umuhungu, akiyandarika, ababyeyi baramuhanaga, bakamuhana, bakamuganiriza, bakamuhendahenda, akabatera utubazo. Kugeza ubwo nyina amubwira ati mwana wanjye ukora bizagukoraho. Umwana w'ubu burenganzira na leta yarabitanze, uburenganzira bw'umwana. None umuntu uhana umwana we amubwiriza amuyobora ngo ntiwivange mu burenganzira bwe, uburenganzira bw'umwana, uburenganzira bw'igicucu. Urajya inama n'igicucu kizi icyo ari byose. Umwana ati maze imyaka 18, mama data mundeke nzi icyo nkora n'igihe bizakora hose mwebwe. Bati mwana kugeza ubwo nyina avuga ati mwana wanjye urashaka kumvugisha kari imurori kandi ndashaka kukavuga. Umwana tukavuge cyangwa urorere. Munyumve bana, uko mubwira ababyeyi banyu. Namwe babyeyi munyumve yuko atari ko abana banyu bababwira ubu ngubu. Ngo mama urashaje, sinshaje. Ati mvuga kari imurori, ati kavuge wenda urorere. Ati tega amatwi umubwira kari imurori. Ati urakabyara. Umwana ni ubu rero ntazi Ikinyarwanda. Ati se kunyifurije neza kubyara ni bibi. Ati komeza utyo uvuga. Ati se ndarangiza. Ati urakabyara, nujya kubyara wibyare. Ubyara uzakuvugisha kari imurori nk'uko ukamvugishije. Ati urakabyara wibyare, ubyara uzakuvugisha akari imurori. Ubwo rero kuvuga ngo abyare yibyara uzamukoze isoni nk'uko yaramuvumye. n'umuvumo Kandi yashaka kumuvuma. Gako kari imurori. Nujya kubyara wibyare. Imana ubu twagezaho nyivugisha kari imurori, yivugisha kari imurori. Ibyo byago 7 bivugwa byatangiye tureba.
nta kari murore kuko kwa Nowa Imana yabahaye imyaka 120 uzi ko dupfa kuvuga ibintu ntitutekereza imyaka 120 bana murabyumva ibihanganiye bakora amahano nkakorwa muri iki gihe imyaka 120 ishize babona ingaruka y'uko kutumvira ingaruka umwuzure uraza harokotse umunani hari abantu bishuka ngo Imana izagira imbabazi ifite ibintu 7 biyiranga njya mbivuga nta mwanya uhagije mfite ibintu 7 biranga Imana turayizi turaramiyo tuzi watunyuriramo muri 7 biranga Imana icyambere ni umuremyi nta muntu wabo wari mu mbaho umuntu yahagurutse akavuga ngo ndarema abantu ashwi yawe niyo yonyine niyo muremyi ufite amasomo abihamya icya kabiri kivuguruza ufite amasomo abihamya urayivuguruza turayivuguruza ntabwo umuruhuko icyumweru cyashyizweho n'umuntu nticyashyizweho n'Imana najyaga ntinya kubivuga ubu ndabivuga umunsi washyizweho n'umuntu uw'Imana urarekwa kandi Bibiliya ufite niko ivuga abantu se hafi ya bose ko baruhuka icyumweru se babaye iki ntivuguruzwa ni nka wa mubyeyi yabwira umwana wa Karimurori yabwiye Adamu agomye Lusuferi agomye iki wikururiye urupfu n'ubu Lusuferi ntarapfura cyane ariko aragendana urupfu muri we rw'iteka ryose urayivuguruje tijya impaka ntiburana iti wikururiye urupfu rw'iteka ryose kuko ugitavuguruza kandi amaherezo bikaba ndashaje nubwo nakongera imyaka ingana n'iyo maze amaherezo ni ugupfa yakomotse kuri aka icya gatatu is omnipotent or no yes omniscient sorry is omniscient izi byose imenye n'icyo utekereza utari wabivuga none amashenge turimo tuyamagara tubwira ubwose ukurondogora irako utaravuka yarize uko kuri itariki tuzicara kuhagana utaravuka ibyo ari ibizo urayibwira iki izi byose ibyambaye uhereye mbayeho nkivuka kugeza aho nzapfira muri iyi si irabizi ibyago byawe irabizi imigisha yawe irakuzi urayibwira iki Imana irakubwira ntuyibwira umusaza yari yabwiye Samweli tega amatwi witega kubwira icya gatatu icya kane ni omnipresent ibera hose icyarimwe omnipresent ibera hose icyarimwe ntigomba telefone uko iraha iri kumwe natwe tureba niko iri mu Buchina niko iri muri Australia niko iri muri ahantu hose ibera hose icyarimwe icya gatanu izi itanu ihoraho ntipfa haleluya haleluya ihoraho ntipfa izi itanu Yesu yarapfuye twagize kamere ebyiri zapfuye zombi ukamenya yapfuye n'itapfuye ariko ubundi bavuga Yesu yarapfuye Imana ntipfa hapfuye kamere umubiri wa wundi avukanye wo kwa Mariya icya gatandatu ni omnipotent ifite ububasha hejuru ya byose hejuru ya byose
ntabwo korona ibasha kuza imana itabyemeye ntibishoboka iri hejuru ya byose nibyo nkura muri bibiliya ubu ndavuga bibiliya nuko nta mwanya nabasomeye isomo ryose ko abantu bazageraho ko hano bahawe imyaka 120 n'igihe kirekire y'Imana n'inyambabazi igihe kikagira umuntu akaba ari we wiyica wiyahura dore uko Uwiteka avuga ariko turumva dore uko yumva kumavuga tukumvira nyumva kumi ariko Yesu yavuga tukamuseka ibi bitubaho n'ingaruka nuko kutumvira ya murakoze twakomeza ku kindi kibazo twifuje kubabaza kandi natumwe Christ the King ifite abayikurikirana benshi uruyi umushumba ufite inararibonye muri ubu buzima bw'umwuka ese niki cyaba cyaragushoboje kuba ubisaziyemo nta kindi cyabishoboje kera si iki imbabazi za Yesu ni mwiza iyo umwemereye si ubutwari iby'ijuru si ubutwari si ubuhanga si impano ni impano y'abo bantu bose bakayamba nagiye mpemukira Yesu kenshi ariko we ntampemukira nkamuta akankurikirana kuko adahinduka ngahindagurika we icya karindwi ntahinduka ngakora ibintu byari bikwiriye kumurakaza akarushaho kunyegera akarushaho kunyegera si ubutwari bwanjye nawe uwo ari we wese ari kumwemereye nta gukoresha ku gahato arakubwira ukamwumvira utamwumvira akagenda ejo akagaruka ntarambirwa nkomeza nkuranyo uko rero nkura nanjye nkagenda yuko kwa nari nkwiriye gupfa ko nari uwo gupfa nibwo rero ngira urukundo rumukunda ko nari uwo gupfa nkarekwa ariko ntiyandeka ararwaza arasindagiza si umuntu urambirwa ucogora ntacogora ntarambirwa nijya ubizi ibyo namugiye mukorera uhereye mu bwana mu busore biragatsindwa n'Imana ariko ntandeke nkagenda nkasanga aho nari ngeze pengiye ndacyagukunda mwana wanjye ngwino naza akanyakira ibyo rero nibyo nibuka bikanyubaka ubu ibindi bisaza byibereye mu kirago birabona ntibiranabyuka ureba ahangaha ibitabo binkikije n'amafayili ndandika amafayili menshi y'ibya bibiliya ibyo njugunya namaze kubimenya ibyo nunguka bishya nuko mbese ngahera mu kiganiro niganirira nawe muri bibiliya kiriya gitabo turagipfanye kirimo ibintu nigeze kukubona kuri RTV ngira ngo wari urimo gusobanura kuri bibiliya hari umunyamakuru wakubajije uza kuvuga kuri bibiliya uravuga ngo hari ibyo utapfuna ngo hakaba n'ibyo ureka cyane hariya mwashaka gusobanura icyo bivuga bibiliya ifite ibyawe none se nyirayo mwana ntiyabyawe n'umuntu kandi umubiri ukavukana kamere mbi yabyawe n'umuntu umuntu wa kamere mbi kuko Adamu yaremawe karemano ariko twebwe tuvukana kavukire dutandukanye na Adamu
Adamu niwe wikururiye kugira kamere mbi. Yaremanywe kamere nziza yitwa karemano. Yaremanywe Adamu arema. Imana yamuremye ku ishusho yayo. Mu gitabo cy'Intangiriro igice cya 26 irema umuntu ku ishusho yayo. Yaremye hene ku ishusho yayo. Yaremye nka inguge. None ngo dukomoka ku nkima. Tukayituka ikiceceke. Koko abo sabahanga bisise. Siba Amerika zo nakubwira ngo bamuriyemo. Siba bafite abascientists. Udukomoka ku gakoko. Urituka. Irema Adamu, irema Lusuferi. Yaremye Adamu ku ishusho yayo. Irangije ihumekera mu bwonko bwe ibintu bine bigize umuntu. Ihumekera mu bwonko bubasha bwo kumenya. The power of knowledge. Umuntu akiga akamenya. Uyu muhungu ari umusore akiga iby'ubupasitori akabimenya. Ukiga ubusayansi ukabumenya, ukiga ubuhinzi ukabumenya, ukiga gutegeka ukabimenya. Ihene wayigisha. Sicyo cyatumye Sadamu agirwa umwami w'isi. Kuko ibyaremwe byose ntibyahawe ubwenge nk'uko nk'ubwo yahawe. Ububasha bwo kumenya. Ikurikizaho icya kabiri. Ububasha bwo gutekereza. The power of thought. Ububasha bwo gutekereza. Ugatekereza uti iki ndacyanze. Ugatekereza uti iki nicyo, iki si cyo. Abazungu baza kutwigisha. Tibatwigisha Bibiliya ngo tuyimenye, ngo twihitiremo. Bakampitiramo akambatiza ntaragira icyo neza. Nguko ukuntu batuyobeje. Natanga igihe ngo akwigishe. Akakubwira ngo wamenya gutanga icyacumi. Wamenya gukora ibi n'ibi, wagumenya kuruko. Uti ndiyo bwana. Ariko ubu ukwiriye kwiga. Icyo wize ukakimenya. Ukagitekerezaho. Icya gatatu, ububasha bwo guhitamo. Umuntu afite ubwenge bwo kwihitiramo, Imana ntimuhitiramo. Ububasha bwo guhitamo. Ukarambagiza umukobwa utuye ndamubenzi uyu ndamukunze. Ukarambagiza umuhungu utuye ndamubenzi uyu ndamukunze. Isekurume n'inyagazi birarambagizanya. None turifata nk'utunyamaswa. Ihene ihurira n'iyindi mu gihanda, mu muhanda. Iti baba igapanda ikarongora nta kundi. None abantu basigaye barongora guhene. N'ishyano. Iki kizanye corona. Murakoze. Icyakane. Umudendezo utavogera. Ukabikora mu mudendezo wawe. Ntabwo Imana yaguhata ngo ukore utyo. Irakwigisha. Icyo wihitiyemo ukaba ari cyo ukora. Adamu rero yahisemo kumvira Lusuferi. Ariko kumvira Imana. Niki gituma abo yabyaye bavukanye kamere. Tuvukana kamere mbi dukoresha icyaha. Yesu kubuneza yakadusanga akatuzura. Nyamara kutuzura akatunyuza mu ntambwe 10. Iya karindwi uberesha ukuri ijambo ryawe n'iryo kuri. Ijambo rye rikinjira mu bwonko bwawe. Adamu akoze icyaha, bya bintu bine byari bivemye bitya mu bwonko bwe. Akoze icyaha ntibyapfuye biracurama. Aho kumenya icyiza amenya ikibi. Aho gutekereza icyiza atekereza ikibi. Aho guhitamo icyiza ahitamo ikibi. Aho kugira umudendezo mu byiza agira umudendezo mu bibi. Agasore karakubwira ati n'umudendezo wanjye nige wariremye se washyano. Ibyo umuntu uko yaremye. Murakoze. Turi kumwe na Pastor Janvier. Benshi baramuzi.
agiye avuga ubutumwa mu biterane bitandukanye, amatora atandukanye. Nkawe Pastor Janvier, niki wumva wigira nk'iyo ubonye umusaza nk'uyu muri uru rugendo rw'umwuka, niki wumva wakamwigiyeho cyangwa se abandi mungana? Murakoze. Okay, murakoze cyane kubw'icyo kibazo cyiza. Ikintu nigira cyangwa se nk'abantu bakiri bato dushobora kwigira kuri Pastor Ezra Mpyisi, umusaza, ikintu cya mbere mbona ni ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo mu buzima, iyo ufite ubunyangamugayo ugera kuri. Ariko iyo utakaje ubunyangamugayo, nubwo waba ufite ubumenyi bungana gute, ariko burakurimitinga ugarukira hafi cyane. So ubunyangamugayo. Ikintu cya kabiri dukwiriye kumwigiraho ni discipline. Discipline mu byo niyo umurebye afite discipline. Discipline ivuze ibintu byinshi, y'umubiri n'iyo ku mutima. Uburyo agaragara ubona ari soravre, ubona ari ibintu bigaragara neza, ubona ari ibintu byiza cyane. So discipline mu mvugo, nagiye nkunda kubona nk'abanyamakuru bakamubaza nk'ibibazo ati oya uko ni ukushotora. Hari ibyo kuvuga, hari ibyo kumenya guhuza iby'ubu bugingo cyangwa se iby'Imana, kandi ukabihuza n'ibindi, ukagira amahitamo meza ndetse ukagira imyumvire. Hari ikindi kintu nkunda kumva avuga cyo kugira Imana mu bwonko, kugira ijambo mu bwonko, kwinjiza ijambo mu bwonko bwawe. Kuvuga ngo abantu, urubyiruko, mufate ijambo ry'Imana murishyire mu bwonko, ukora ijambo, ugendere mu ijambo, wambarire mu ijambo, usekere mu ijambo, utambuke mu ijambo, usabane n'abantu mu ijambo, ubuzima bwawe buba ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni Imana iri muri wowe. So agaciro kawe kari mu ijambo ry'Imana. So ni ibintu byinshi twamwigiraho, ariko njye kurwangira uruhande maze kumwigiraho ibintu byinshi. N'ubu ngubu tuvugana, n'ubu ahangaha amagambo menshi numvisemo ibintu byinshi, ibintu birindwi, ibintu urumva ko amagambo ye n'ubuzima, amagambo ye asaziye mu ijambo. Kandi ijambo, reka nkubwire, njya nkunda kubwira abantu, naryohewe n'ibintu byinshi, ariko nta kintu kigeze kindyohera nka Yesu. Nta kintu kiryoshye nka Yesu. Uzi kuba uri umusore uri muri Kristo, uzi kuba uri umukobwa mwiza uri muri Kristo Yesu, biraryoshye, niko gaciro. Umupapa uri muri Kristo Yesu, umusaza uri muri Kristo Yesu, umukecuru usaze muri Yesu, biraryoshye kuganira nawe, biraryoshye kugendana nawe, kuko ni ubuzima, aba ari kuguha ubuzima. Kandi reka mbabwire, amakuru niyo akenewe kuruta ibindi. Amakuru, informations, amakuru arakenewe. Amakuru rero aruta yandi makuru ni iri jambo ry'Imana, Bibiliya. Kunda kuvuga Bibiliya. So Imana igomuje. Nakubaza ikindi, ugize amahirwe wicaranye n'umusaza w'inararibonye, umusaza uri sage, umusaza ufite ibintu byinshi twakamwige. Nkawe nifuzaga ko nibura wahagarara ukamubaza ikibazo kimwe, we nawe akaza kugisubiza. Ikibazo kimwe nakamubajije, ni nka kiriya wamubajije ati n'icyo wakoze, yahise agisubiza neza. Aravuga ati nta kindi n'ubuntu, the grace of God, ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye ngira ahangaha, nkaba mbashije kumara imyaka myinshi ndi umupasiteri. Ariko nigeze numva nanone avuga ati hari iyindi myaka yo kujijwa nabayemo. Kuko kandi nibyo kuko umuntu mu Mana, uko winjira mu Mana ugenda urushaho kubona inyuma yawe hari amafuti n'amakosa n'ubujiji n'ubucucu bwinshi. Kuko Pawulo yaravuze ngo mva mu bwiza njya mu bundi, nsingira ibishya. Iyo uri gusingira rero ibishya, winjira mu bundi bwiza, usanga ahahise hawe hari amakosa menshi, ukarushaho kwimenya. So rero ikibazo, wenda reka nanjye mubaze ikibazo, kuko ibibazo umuntu yabaza ni byinshi. Nabaza ikibazo mu myaka agezemo,
wenda se ari umusore burya tujya tubona urubyiruko rw'iki gihe twaciye mu makosa cyangwa se urubyiruko ruca mu makosa ruca mu makosa. Inama zo zirahari urazifite nyinshi ushobora kugira gutanga, ariko ikibazo nibaza hari ikintu cyishe urubyiruko. Icyishe urubyiruko cyane cyane ni icyaha cyitwa ubusambanyi. Noneho ikindi n'ibiyobyabwenge, nubwo kitari muri benshi cyane, ariko nacyo ni ikibazo gihangayikishije abantu. Ariko ubusambanyi ni ikintu ubona kidominatinze mu rubyiruko kandi cyangiza, kigatuma n'ingo zisenyuka, kigatuma habaho ibibazo by'ingo. Ko ndatekereza ntashidikanya ko kera ntabwo hariho gusenyuka kw'ingo mu buryo bungana gutya. None nkaba nabaza ikibazo kimeze gutya, ese urubyiruko kera uko rwari rumeze urebye uko ubu ngubu rumeze, ndazi ko mu byo uri bunsubize, ndazi ko uri bunsubize ko bitameze kimwe, ariko ni irihe banga bakoreshaga? Ese kuko ngewe njya ndeba ngasanga kimwe mu bibazo urubyiruko rugira no kuba umuryango abantu bafite ababyeyi bake, hanjye nihereyeho njya mbibona. Ese byaba ari ikibazo cyo kubura cy'uko imiryango abantu bashize, cyaba ari ikibazo se cy'uko ari umwanzi urimo urakora cyane, cyaba ari ikibazo se cyo kubura lack of knowledge informations, abantu batigishwa, cyaba ari ikibazo se cy'amadini nabyo kandi byagiye biba ibibazo. Ndashaka kugira ngo habeho inama ku rubyiruko rutari rwashayisha, n'urwashayishije ariko rukaba rwava muri buriya buzima, noneho ukaduhereza daki urufunguzo rw'icyo mwebwe mwakoreshaga, noneho n'icyo kandi uyu munsi wa none bakoresha kugira ngo bave muri aho hantu. Mukuri icyo ni ikibazo cyiza kandi gitumye ibintu bicika. Afurika yitwaga Dark Continent, igihugu cy'umwijima, kandi nicyo cyari mu mucyo. Bari mu mwijima, nta mafaranga bafite, ntabyo biga ngo bakore indege, nibyo. Kera umunyarwanda yarebaga umuntu wiyandarika ati numbura amana. Iyo umuntu yabuze imana akora ishyano. Rusuferi yibujije imana akora ishyano, Adamu yibujije imana akora ishyano. Nakubwiye ko Adamu arema, Imana yamuhumekeyemo ibintu bine: ubasha bwo kumenya, ubasha bwo gutekereza, ubasha bwo guhitamo, kandi akabikora mu mudendezo. Umubyeyi ntavogere umudendezo w'umwana, umwana ntavogere umudendezo wa se. None ubu urugi rwarakingutse turavogera. Umubyeyi aravogera umwana aravogera se niwe. Umutegetsi aravogera uwategeka, utegeka aravogera perezida w'igihugu. Pasitori aravogera abayobora, abakirisitu baravogera umudendezo wa pasitoro. Ngaho ibintu bicikiye n'uwo mudendezo, kandi birigishwa ngo mubyeyi ntukavogere uburenganzira bw'umwana. ngo ubaze ujya inama nawe, uragira inama z'umwana se ko ari umwana nyine, inama azi icyo avuga se ko arya ibitaka. Iki kintu cyaciye ibintu. Abanyarwanda kera
Adamu aremwa bya bintu bine byari mu bwonko bwe, ariko akoze icyaha biracurama, ntibyapfuye. Aho kumenya icyiza amenya ikibi, aho gutekereza icyiza atekereza ikibi, aho guhitamo icyo. Rero nicyo mwebwe abapasitoro mwari mukwiriye kwigisha abantu bakamenya. None urabwira abantu ngo mureke icyaha, ntibishoboka. Nawe bwawe biracuramye muri wowe se, urabibwira abandi ngo babireke, we warabiretse se? Kandi twese twifuza kureka icyaha, twifuza kubonerera Imana, ariko wapi? Yesu rero niwo ugusanga Ibyahishuwe 3:1 ngo wibwira kuri muzima nyamara uri intumbi. Si intumbi yavuye mu mwuka. Pawulo yabivuze neza mu Efeso 2. Ngo Imana yarabazuye ubwo mwari mupfuye, mutazize isasu, mutazize imbunda, mutazize icumu, muzize ibyaha byayo. Iyo wakoze icyaha ntupfa, ariko mu buryo bw'ijuru bupfuye, kuko urupfu rukwinjiyemo. Nubwo ugenda uragendana ubupfu. Twe tuvuka bicura. Yesu rero yaje kutuzura. Byagera ku nomero ya 7 intambwe 10, nta mwanya wo kuzivuga Imana itunyuzamo, ukakira ijambo ry'Imana mu bwonko bwawe. Ya kamere mbi wavukanye, sinful nature wavukanye, iyo ijambo ry'Imana uberesha ukuri. Yohana 10:17 uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Muzamenya ukuri. Kumenya Yesu nuko ijambo rye ryakugiyemo nkuko wabivuze, rikurimo. Uravuga iki kurimo? Risanga ntego risangamo ya kamere mbi wavukanye. Yesu yaje kubicura, byari bicuramye. Urasubira ibwana se? Ari umuntu wasubiye ibwana kera, azakamba umwami ati nimumuhishe, uriya yasoze, barashaka gusubira ibwana. None Yesu yaje kudusubiza ibwana. Abo bantu urwo rubyiruko icyo ruzize ni ukutamenya iyo nkuru nziza ko Yesu yaje gucurura ibyo yavutse bicuramye. Naho ubundi si se si nyina bose biracuramye, si abana biracuramye. Turanyagura abana se twebwe turi bazima ababyeyi? Ayiyi twebwe se abapasitoro tunagura abakiritso turi bazima? Reka da, twese biracuramye. Kandi Yesu abitangira ubuntu. Namwe Imana yarabazuye. Efeso 2. Ubwo mwari mupfuye muri intumbi, ariko nigeze kubivuga abantu bari banyishe. Intumbi ko tuvugana nawe iravuga, so ubuzima bw'uyu mubiri, apana. Hosea 4:6 ubwoko bwanjye buzize ubujiji. Ukutamenya Yesu kandi kumumenya nuko yakwinjiye mu bwonko, akaba umuyobozi w'impagarikira. Tubasha kwigenza, adufata ukuboko akatugendesha kugeza igihe atwinjiramo, ati asigaye n'ahanye. None rero urubyiruko icyo ruzize ubujiji bwo kutamenya ijambo ry'Imana. Reka nkubwire, soma Matayo 24:37 mwumve. 4:37 haravuga ngo abakiranutsi bazamubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo unywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi? Nasomye 24:37 haravuga ngo uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoranaga, barashingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba.
icyo gihe abagabo babiri bihoreye bazaba bari ngo bagiraga bararyaga kurya n'icyaha imana ntiyahaye adamu na eva ibyo kurya by'amatunda yabaye guhinga bararyaga ubu ngubu abantu bararyanaho kurya ibyo kurya umuntu wa leta mukuru minisita baramufaranga ngo ajye kubaka ibitaro kugura imiti yo kuvura abantu akashyira kuri konti ye zirikana abantu ariye bajyaga kuvurwa bajyaga kubona ibitaro undi akavuga ngo dore aya mafaranga ni ay'ubworozi aho yagiye gushaka imiti n'ibintu bituma ayo matungo abaho ari inka zingahe ari ihene zingahe bigashira bararongoraga reba muri televiziyo agakobwa karamara imyaka 10 kagatangiza kuzunguza amabuno mwakabyara urazunguza amabuno imbere y'umusore umukobwa akambarira imbere y'umusore ubusa bakamukomera mu mashyi ababyeyi imbere y'umusore urimo abadayimoni 10 ngiki rongora bararongorera mu muhanda n'ihene nta gukwa nta kubimenyesha ababyeyi bakazabone ejo bundi leta yatanze raporo ngo abakobwa b'abangavu babyariye mu bitaro abangavu basaga 100,000 urwo Rwanda ruragana he ubuhungu bwabibateye ntitubuvuga zirikanya 1000 kibyariye impinja abyarira mu kwase nk'uko bivuze icyaha cy'ubusambanyi burya ubusambanyi no gusinda biragendana bivinda imwe sibyo biri hose none abana bacu bararara bambariye ubusa abakobwa imbere y'abasore babyina n'ishyano none ngo u Rwanda rw'ejo ngo ni heza habariye abantu abashyingirwa ni bangahe bajya mu rukiko bajya mu ikanisa n'abo dushingira baba batwite ubu ngubu abagore benshi bananiwe kubyara kuko abakobwa banywa imiti ibabuza gusama ikica umura kubyara benshi isi yashize bararyanaga umuntu arajya muri resitora ati ni mu minyama z'iki z'inka bati ntazihari z'ihene ntazihari z'inkoko ntazihari z'urukwavu ati muzane inyama iyo ari yo yose abatindi batarobanura kandi ari imfura bararyana bararongora imburagihe mureba abasore bacu biyamamaza uko banywa za nzoga zateye rangiza bagasimbuka abantu aho gutaramira ababyeyi babo najyaga njya mu ishuri nkiga nataha data nkamutaramira na mukuru wanjye akatubwira umuco w'u Rwanda none turataramira mu kabari ndetse n'ababyeyi bacu bamwe bakajya mu kabari nta cyicaro cy'ababyeyi n'abana ngo babigishe ngicyo rero ikintu urubyiruko rw'ubu biteye agahinda kandi nirwo rw'ejo nirwo ruzaba rutegeka iyi si korona se bagiye kugira ibyago kubera uko kunanirana umwana akabwira asabye abwira nyina ati mama dore izo ntege zawe umubiri wawe ni nyaminaga naho ugiye w'abasore barandeba urambwira ngo nicare muhira nawe kandi nturebe umuvugi kera yabyariraga imuhira bakamuboha ikivu abashi barazaga bakajya ku kivu bagatoragura abo ngabo barusha burya hari abanyarwandakazi ishyano ryose barongowe n'abashi muri ubwo buryo abashi n'abanyarwanda ni uruvange
none rero ariko nakubwiye ko ibyo muri Adamu byaracuranye n'ababyaye bapfuka byapfuye. Nicyo gituma usanga umuntu rimwe na rimwe agira akantu yajya gukora ikiba akikanga, kuko ntibyapfuye byaracuranye, ntibyamuvuyemo. Umva ineza y'Imana, ako kantu niko Yesu aheraho agarura umuntu. Ntabwo byasohotse mu muntu, Imana iratanga ntinyaga, ntabwo ikibi yakoze cyabisohoye, byacuramye muri we, yemera kugaruka bigacururuka. Nicyo gituma no mu gihe bigicuramye umuntu agira akantu atari ko, nubwo nkora ibibi akamenya ko akoze ikibi, akamenya ko akoze ikibi. Ibyo bintu bine rero ntabwo abantu babizi. Muzehe ugerageje kuba waduha ubusobanuro, ariko turacyafite ibibazo byo kukubaza kugira ngo uganirize isi muri rusange. Turakubona nk'umuntu umaze igihe kinini, imyaka myinshi, ari muri uru rugendo rw'ivugabutumwa mu buzima bw'umwuka. Nakubaza ni nk'iki kintu waba warahuye nacyo muri uyu murimo cyagushimishije kimwe, ariko nanone tubwire n'ikindi kimwe cyaba cyarakubabaje muri uru rugendo, ndetse utubwire n'uburyo ki waba warabashije kukivanamo. Ikintu cyambabaje mu kubaho kwanjye ntazapfa nibagiwe, umuzungu yaranyanze, igitwa aranyanga, ashaka ati uzamuhereza muri Kongo maze ananuke apfe nababwira abantu. Hari igihe umusore rero nk'uko nababwira gukiza ubusore agira ati arabubagira, ko mbese abanyarwanda bari bazi ubwenge. Nari umusore rero, ubungubu abasore ntibaze mbigisha ibyago byo mu musore, kuko nabinyuzemo mbizi. Mera ko mva mu murimo nditahira iwacu, misiyoneri umasanga iwacu, nijoro duhagararana ku gasozi mpendahenda, turiya wagukure n'umuntu azagenda, reka da ndamunanira, ntangira ibyo gucuruza wapi, ariko mbura amahoro, amafaranga ndayabona, mbura amahoro. Iryo kosa nagize bukeye ndahaguruka nsanga abazungu nimumbwire, nimuza n'imodoka yo kuyiba ya muri Kasayi 5 ndi misiyoneri. Icyambabaje mu bugingo bwanjye nicyo kintu cyari kigiye kuntesha Imana itoya irangaruka. Iki kintu cyambabaje si abavandimwe bapfuye, napfushije abana 3 wapi. Iryo kosa nagize sinzapfa ngi, ariko Imana iranga, sinaherayo. Ngiye experience rero, nana abasore rero ubu ntibabizi, nibaza mbegesha ukuntu bazataka barire. Nahaboneye ishuri, ni ishuri nagiyemo. Icyo kiki cyambabaje ko ibindi byose ari urupfu, ari ukubura iki bure, n'ababyeyi bapfa bose bashira. Iki kintu ikosa rimwe nakoze, uhunge Imana kandi yarakugeza umukozi wawe. Kandi ubwo nari pasitori, urahunga inyana y'ingwe y'umuzungu se, kazaza agasubira, kazasubira iwabo, umva ubupumbafu, azasubira iwabo. Uratinya umuntu kandi azapfa. Ubwo si cyo dutinya, ntidutinya abantu. Kanaka arankubita ngo arayikorona, simbagaye, uragaye indumbi. Iyo ugaye intumbu uri muzima ni wowe ufutitse. Abakolonize bakoze icyaha cye, intumbi ye yakoze iki kitari icyo yakoze. Ntibari bafite Yesu, baje gushaka inyungu zabo. Leta ijya inama n'abamisiyoneri bajya guhaguruka iwabo, mfite impapuro zivuga uko bazajya kurya Afurika, tuzajya tugira dutya. Abazungu baje kudukoloniriza
iyo umuntu mwakubiswe ibiboko se umuntu bakamukubita ibiboko kugeza gatota akabwira umugore agahunga akajya muri Uganda kubikorera mu bijeki ibiboko byamwishe nta mugore wakubitwa bakubitaga abagabo ubu Uganda irimo abanyarwanda ijana ryose bajyaga bagahera bakabyarana n'akwanga tibibaho kuko ntahinduka igihe ukora ibi baragukunda ukora ibyiza aragukunda ariko isi ntabwo wayumvira ngo ikunyage nutayumvira irakunyaga nicyo gituma rero kwigisha ab'isi iby'ijuru naganiriye n'abategetsi b'isi bampamagaye ngo tuganire aribo banyitumirira ubwanjye Rudahigwa nari mu nama nkuru y'igihugu rimwe arashaka ngo tuganire ndi muri Kenya nigeze guhamba umucamanza yari umudivantiste President Moye yari ahari yicaranye na Minisita Ongeri ndabwiriza Moye abaza kongera turi mu patron wahe ko ntamuzi umugikuyu n'umujaruwo n'umukarenjini n'uva muri kowe Mombasa ati ni impunzi Kigeli aragira akiri nayo ati numwe no kwa Kigeli ati ni impunzi y'umunyarwanda atuzamuzarire tubanire kurikije ibyo numvise yavuze ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bapatoro bavuga nuko ucyajyana nayo turaganira ariko mbaza kwishingana wantumiye uri president ndi n'impunzi sindi n'umunyakenya uko ni mugwiza ukuri kwa gipasitoro ndamutuka banzu nyemerere yuko ngutuka ntunyice ubisezeranire nunyica urabuhemutse kandi twabisezeranye cyangwa umbwire ngo hakweho nitahire ibi nkubwiye nabwiye Rudahigwa ati turi babiri uvuga icyo ushatse cyose ati rwose ndakwinginze ubivuge ndabimubwiye mubwira ukuri namaze kwishingana nawe yabinsezeraniye bihubwira nabibwiye Rudahigwa antega amatwi turangije ati mbwira icyo nkwiriye gukora mbwira icyo nkwiriye gukora icyo nkwiriye gukora so wagishobora abantu barakwanza uri umwami bice ndakubwira ngo wice kwa bimana batica ko bicwa nukoresha igitugu kuri umwami ukica abantu ntahore ubuhuriye n'ijuru none se banyice mbareke mbareke biroroshye se kuvuga ngo abantu bakwice ubihorere kandi ufite ububasha bwo kubica byageze haranyumvira akora biramunanira Moyi nawe dusohotse abwira minisitiri ati kuki muza kumpakwaho ngo mbahe ubuyobozi mbahe amafaranga ndi mu ntoki none umunyamahanga yantutse nebera ibitutsi bye ati twamumarira iki ati ni impunzi ahera kwa amapasiporo ya Kenya n'umugore wanjye ati urakenewe muri Kenya ariko nabanje kwishingana wese urajya hariya utangira gutuka umukuru w'igihugu urinde niba ushaka kumubwira umubwire mube babiri wishinganye abeshye akwice kandi yavuze ko atazakwica mubanze mwumvikane akantu gaturuka ngo Imana yakuntumyeho gutuma none rero
nibyo mubwira ibi ni ibintu bigomba ubwenge butangwa n'Imana rwose. uko ubwira rubanda si ukubwira umukuru no kabisa. no Yesu yaravuze ati mwubaha abakuru ababayobora mwubaha ababyeyi banyu none akantu gahagarara yango nabivuga mwenda mu nyishu Yesu ntibamunaniraga kwigisha mu migani kandi ikindi ni kuko uvuga ibyo utaragira Yesu mu bwonko. Iyo wagize Yesu mu bwonko ugira ubumuhanga sinabona uko mbabwira. Iyo wagize Yesu tukubagana uvuga ukuri nk'uko kuri kandi ukavuga ukuri ukagusohora kandi bitarimo gutukana bitarimo gukubagana. Ntiwiyamamaza abisi cyabona ukwiyamamaza. None babwire bana b'Imana ni ukuri Yesu yagujije ishyano kutugira abantu bamuvugira kandi turinjije. Menye uko ubwira umukuru, menye uko ubwira umuto. Ubu ngubu mwese muruhuka icyumweru. Wijya hariya ngo uvuge ngo muruhuka icyumweru bibwira abantu babiri batatu muri kumwe. Basanze baruhuka icyumweru ntibabizi. Ubu icyumweru cyabaye siku ya Mungu ni icyumweru mu isi yose. Bakavukira muri ibyo aziko ntacyakora. Nukuri. None rero uwo muntu wabivukiyemo isi yose n'ibyirimo kujya hariyo kwihandagaza ngo abaruhuka icyumweru murapfuye. Oya, bahamagara ubigisha uko byagenze, uko byaje guhinduka. Uwa karindwi waje kurekwa ute, byagenze bite? Niba batabikwemereye ubyihorere, Imana izabyikorera. Mbese ni nko kuvuga kwijuta ugaseka ushonje kandi adafite ibyo kurya. Muhe ibyo kurya aho kumuseka. Muhe ibyo kurya. Wimuseka ngo karananutse yabuze icyayi. Urabyibushye kuko ufite icyurya. None rero kumuseka ngo nakananu oya ngo yambaye imyambaro mibi. Muhe imyambaro myiza aramenya kuyambara nawe. Muhe Yesu. Mwigishe wabivuze mujye mu isi yose mugire mute mwigishe higishwe iki injiji mwigishwe bamenye. None ndi wabigishije ngo bamenye uri hariya kubanegura gusa. Birababaje urabanegura gusa kandi nawe ngo witonde. Hari igihe nawe wari umeze utyo nababwiye uko nari imeze. Iyo ubyibutse witonda igihe ugaya utabimenye. Ubivuga witonda uti nanjye nari nkawe. Nicyo gituma experience baziza cyane ikwigisha kwicisha bugufi. None turangiza hari divorce hanze ahangaha zinaniye abantu zari zabase. Nagira ngo ugire iki watanga wabwira abantu ubigisha wenda bagarura ku rukundo rwa kera nkuko Pastor Janvier yigeze kuvuga ati urukundo rwa kera ari tubona rwari rutandukanye n'urw'iki gihe. Ese niki wabwira abantu kuko turabona bikabije? Nta kindi uretse kubasaba bakaguha umwanya uretse bimwe tubwiriza mu biterane ukagira nk'abantu mu magurupu bake ukabigisha kumenya Yesu ari we. Muzamenya ukuri ni Yesu kandi uko kuri wamenye kuzakubatura gukora ibyaha. Ukabereka uko wari ikigoryi nkabo, ukabereka uko waje gukira, ukabereka uko Yesu azura intumbi barita ko ari bazima ari intumbi. Ukabereka urumva ngo uhandura umusaza aramwereka. Ukamenya ko abantu wigisha bavukanye kamere mbi sibo bavutse batyo. Ntubirateho papa, ntumwirateho. Yaraje asanga ubu papa ari umupapa abwinjiramo ari umwana abukuriramo
nta kindi azi. Noneho rero Yesu yaje gushakashaka no gukira icyazimiye. Turi abantu bazimiye. None rero abapasitoro bamaze kugira Yesu bashaka uburyo bwo kwigisha bakeya bakabumvisha. Babakeya babyumvise bakabwira abandi. Ngubwo uburyo bwiza. Naho ubundi guhamagara igiterane kikaza kikuzuraho ukajya imbere yabo ugasakuza bakabyina bagatera ibidore hejuru nk'abari mu mupira. Muzame ntacyo bahamenyera. Bahamenyera kubyina no gukoma mu mashyi gusa. Abandi bakikubita hasi. Satani ariho burya akorera. Burya bikubita hasi na Satani ubu mukubisa hasi. Niwe koko. Kandi Satani ni igikenya. Akagira atya ukavuga amashengesho akamuvama. Ati nimureba amashengesho. Satani arajijisha ni igikenya. Ati nimureba ko hakubona amashengesho yanjye. Ntiyari yapfuye se azana urukonda. Ese we nta gitangaza wari wakora wenda ngo kize. Nani umuntu mukize igiti. Kataha nimpa. Umuntu ahetse kuza kunsura azanira amatunda ngo nasabiye umukaza umwana we ngo yarabuze ibyara arabyara. Ukabyara. Ariko se ugira ngo se namugishije impaka. Ugisha impaka igicucu. Namubwiye nti nukurakoze urabeho. Erega ngimvune Yesu yari afite yari ari mu bantu b'ibicucu bibirimarima akavuga agera agakora igitangaza yagikoreraga abantu kugira ngo arebe yuko hari nibabona igitangaza bakumva ibyavuga. Iki cyatuma agakora ibitangaza. Ntabwo wese ko yakijije impumyi zari ziriho mwese zangana n'iki. Ko yakijije 2 3 gusa. Abandi se yarabangana. Bamunaniye bakamuvugisha kari murori nkuko umubyeyi avuga umwana we kandi atashakaga kumuvuga. Umwana yamunaniye. Dore twahawe Bibiliya ariko Bibiliya ifite ibibazo. Nababwiye uko ntabwo Yesu yajyaga kumukiza wacu atabanje kubyarwa n'umuntu ngo avukane umubiri abe umuntu atwereka uko yatsinze uwo mubiri. Atwereka uko yavutse nkawe abyarwa n'amana n'umugore aravuka ariko ntiyakora icyaha. None akakwereka uburyo yabaye umuntu agatsinda umuntu. Abutsindirwa na kamere ye y'ubumana ntiyigeze ayireka. Nanjye navukanye ubumuntu yaje kumva ubumana ku buntu kugira ngo butsinde kamere yanjye. Numva icyo namwe mukuriye gutahana. Yaje Yesu afite ubumana bwe, his divinity. Ariko yaje muri ubwo bumana bwe ntiyaburetse yarabugumanya agerekaho ubumuntu bumukoresha icyaha. Akizwa nuko yagumanye ubwo bumana bwe. Je rero navukanye kamere mbi sinful nature. Nduwo gukora ibibi gusa. Yazanywe no kugira ngo anzora anyigishe ampe ubumana bwe. Mbugereke ku bumuntu bwanjye. Ubuntu bwawe ntaho bugiye. Ngereke ku buntu bwanjye. Nanjye ubwo bumana mpaye gutsinda umuntu bwanjye. Yinze no gutsinda icyaha. Ntabwo Yesu yajyaga kumukiza wacu atabanje kubyarwa n'umuntu. Nawe ntabwo watsinda kamere yawe utabanje kugira kamere y'ubumana itangirwa ubuntu. None ukabwira abantu ngo batsinde gukora icyaha. No. Kereka babanje kwakira, kwemera kwakira insinzi. Wese urohereza abantu ku rugamba utabahaye imbunda. Bazarwanisha ikisi. Utabahaye amacumu n'imyambi. Iki kintu abantu bazize ubujiji nk'uko wabivuze shaho. Ni ukuri. Ngo Yesu agiye gukora. Ngo ibitangaza bagiye gukora. Ibitangaza se biramukiza gukora icyaha. Reka ya murakoze mu magambo magufi icyo abantu bakwiriye kubwira. Ubu niteguye kubwira abantu muri rwa rubuga ngiye gushyiraho. Ubu bariho bararuntegurira abahanga bayo. Nta kindi
ni ukubabwira uko Yesu ansanga mu bumuntu bwanjye, akansanga akagera aho mu bumana bwe, mu bumuntu bwanjye nta buretse, ubwo bumana bwe bukambera insinzi yo gutsinda ubwo butindi bw'umuntu navukanye. Mwumve, si ubuhanga mfana birababaje, aho kwigisha icyo ngicyo akigisha igitekerezo cya Jeremiya, akigisha igitekerezo cya Mariya, igitekerezo cya Ezekiyeli, igitekerezo cya Madamu White, igitekerezo cya Bikira Mariya. Ibyo bintu urabishaka wiki? Yesu niwe waje kuba umukiza wacu, udukiza kamere mbi. Setu menye uwo, kandi umenye ko yabaye umuntu nkawe. Inyito enye. Ariko baratwigije bikiri muri biriya cyose cyavuzwe nande? N'Imana. N'ubu benshi niko babizi. Irimo inyito enye. Bibiliya yahumetswe n'Imana, n'ijambo ry'Imana. Abayishyize se mu Kinyarwanda n'abaki? Abantu bikije mu muntu kin'ukuruntu. N'abazungu, n'abafaransa, n'abongereza, n'abaswahili, abara bashyiramo. Noneho Bibiliya irimo inyito y'Imana ivuga bumana, irimo inyito y'Imana ivuga nk'umuntu. Bya bindi nababwiraga ngo ntawe wahunga iby'iyi si ngo uvuge iby'Imana gusa, iby'isi bitajemo kandi uri mu isi ntibishoboka. Ukeneye kurya, ukeneye kwambara, ukeneye kugira perezidenti w'igihugu, ukeneye abapolisi bakurinda. Imana zizaza gukoresha kurindwa n'abapolisi. Yesu yaraje abyarwa n'umuntu avuga ikibano. Iri mu imvugo ya Satani, iri mu imvugo y'umuntu, inyito enye. Ukaba ukwiriye kwiga ukabyeraho ubujonjora Bibiliya. Narabifuza abantu bari banyishe ngo Bibiliya, ntimuzi ko kera njya kuyikorera ndi umwana nayikoreye ukwezi barayimpa igitwe, yitwaga Bibirosi. Bibirosi se n'Imana yifuza ko ari abantu Bibirosi. Igihe nakoranaga na Semizi na Honore na Munieri yitwaga Bibirosi, bukeye bayita Bibiliya yera. Imana nigenda ihindagurika, irahindagurika. None ubwo bayise Bibiliya ijambo ry'Imana. Kuki bakuyeho yera mugaceceka? None muri abantu ba Bibiliya kuki mu mwacecetse ubu hari Bibiliya ijambo kwera babikuyemo. Kandi mubaze igituma igitabo cyanyu cyatswe kwera, icyanyu murakira ikije gusa. Umva abo bapasitori, we ntimujya kubaza abahagarariye Bibiliya. Mfite aha Bibiliya yera, mfite na Bibiliya ijambo ry'Imana, nzakurikiye. Basanze baribeshye, ntiyera. Kuko yagiwemo n'umuntu kandi Imana ntiyikorera. Igomba kugukoresha, kuko ije ikikorera tukayireba twapfa. Ubwo bwiza bwawe ntiburebwa n'inkozi z'ibibi. Nicyo gituma ikoresha abantu, kandi abo bantu ni abantu nyine bo kanyagwa. Imana yararushye. None rero ukwiriye kumenya kujonjora muri Bibiliya icyavuzwe na Satani, icyavuzwe n'umuntu, icyavuzwe n'Imana ivuga nk'umuntu, n'icyavuzwe n'Imana ivuga nk'umuntu. Ubuse abantu bavuga ngo Imana irarakara, ngo mu kanwa kawe hava umujinya ugira ute? Wotsa ngo Imana yarimbuye ab'Isodoma n'i Gomora bazize ibibi byabo. Ni ukuri Imana ntirimbura. Irimbuye se Satani yakora iki? Kandi bakanyumvira. Reka rero mubwire kugeraho
n'uwo wasigura ari wenyine urema rero kuri ugasigara utabiteza ijambo kwa Rwemuti nifitiye Yesu Rwema agenda abitorero bakagutabo mujye mwese mugende musigare nisigaraniye Yesu reka iyo wagezaho ni heza n'ukuri bana banjye ni mushakaho nicyo nababwira turangize iyo nabigiyemo ndarondogora simpagarara ndabashimye rwose Janvier uri mutoya tabarukiri muto sha we kuzarinda ujya mu busaza uri igicucu nkanjye warindiriye kubimenya nashaje unyigireho sha ubimenya hakiri kare ugifite akabaraga ko gukora uriya ni umudivanizi abadivanizi bazi ko ndi ikintu cyakoteye hakundi ariko birakabira urabireba ugaseka maze rero simbagaya kuko nanjye nari nkabo ndetse n'igihe wabigishije abo bapasitoro banseka n'igihe wabayobeje ariko Imana ntikureke umva ibereye nziza ukayireka ntikureke ikagukurikira kugira ngo izakugezaho mama wumva unezerewe wese uko nicaye nta mafaranga mpemba ari ka pansiyo nk'ubu mbagejeje mu nzu y'ibitabo muragira murebe mu ibitabo birahanga ndabishaka mu iki sindyama umuhungu wanjye yarayishe aturuhuka tugutunge waratureze natwe tukurere none zazabajyana mu ijuru mwanya nazimbwamwe ko mumpaye imodoka si imodoka niyo nzajyana mu ijuru ko mwebwe shaka bagakora ibyaha barangiza ngo banzaniye imodoka ubwo yarambwiye ati twari tuzi ko twakoze igitangaza hari ubwuzukuru bwanjye ntibite tuzagera mu ijuru nama abandi ni ukuri Imana ariko Imana ikakurwaza sikurwaza twebwe ntiturwaza ariko umwana wanjye nyakuri nuza akakira Yesu we tuzabana mu ijuru iteka n'iteka na undi tuzatandukana forever ni ukuri reka rwe karama tugerezaho tugereza tuzasubira nanditse amazina ya telefone turi buzandike turangije reka noneho ansaba Pastor Janvier dusengere dusabire n'umugisha urugo umubyeyi kandi ariko mpamagara n'abandi bashumba nimugerageze muze mwigire kuri uyu musaza kuko afite byinshi byo kutubwira nk'itorero mugerageze aratubwira amateka muze mwumve ubwenge muze mwumve uko Imana yagiye imufasha muze mwumve icyo ababwira kandi nanone yababwiye nka babandi namwe muvuga guhanura ngo yabonekewe ngo yahanuye ngo bitangaza bigacika induru zikavuga mugerageze muze bababwira uburyo ki ushobora guhanura ushobora kugenda mu ijambo ry'Imana neza kandi ugashimwa n'Imana reka dusabe umugaragu w'Imana Pastor Janvier asenge Imana ya amen data turagushimiye kubw'ineza yawe wabanye natwe muri uyu mwanya wose tumaze hari impuguro nyinshi hari inyigisho nyinshi hari ibitekerezo byinshi twumviye hano kandi tubashe kubwira abantu urakoze rero kwabanye natwe mwuka wera izina ryawe rihabwa icyubahiro data wakoze kubw'uyu umusaza umukozi wawe kandi wahamagaye kandi akaba uri kumuterekamo ijambo isi ikeneye abantu bakeneye muri iki gihe ndagira ngo mukomereze amaboko imbaraga zawe zikomeze kubana nawe na buri muntu wese watwumvaga mugirire neza imbabazi zawe kugirirwa neza kandi ukuri kubashe kugera kuri buri muntu wese urakoze rero hereza umugisha the King TV mu izina rya Yesu urakoze amen